Hari ibintu bitandatu umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora bikamugira umukire. Kuvukira mu bukene ntibyari amakosa yawe, ariko n'upfa ukennye nta wundi uzabibazwa utari wowe. Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi bafite agatubutse muri Afurika, ariko ubuzima bwe bwo mu bwana bwari bugoye cyane kuruta uko abantu benshi babitekereza. Ababyeyi be bamwise Nasib Abdul Juma. Amaze gukura yiyita Diamond Platnumz. Yakuriye mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, avukira mu gace k'ubukene aho we na nyina babanaga mu nzu nto cyane. Mu gihe yari akiri umwana, ubuzima bwari bugoye ku buryo umuryango we wahoraga uhangayikishijwe no kubona ibyo kurya no kwishyura ibikenewe by'ibanze. Nta buzima bw'igitangaza yari afite, ahubwo yari umwe mu bana benshi bo mu miryango iciriritse yo muri Dar es Salaam. Diamond yakunze umuziki kuva akiri muto cyane, icyakora kugira ngo yinjire mu muziki ntabwo byamworoheye. Nta mafaranga yari afite yo kujya muri studio cyangwa gukora indirimbo. Kugira ngo abone amafaranga make yamufasha gukurikira inzozi ze, yakoze imirimo itandukanye irimo gucuruza imyenda yakoreshejwe izwi nka caguwa, akajya yizunguza mu muhanda. Yabifatanyaga no gukora imirimo yoroheje no gufasha abantu mu bikorwa bitandukanye byo mu buzima bwa buri munsi. Amafaranga yabonaga yayakusanyaga buhoro buhoro kugira ngo ayishyure studio abone uko akora indirimbo. Mu ntangiriro indirimbo ze ntizakundwaga cyane. Hari igihe yakoraga indirimbo akajya ziyumvira cyangwa akazumvana n'inshuti ze gusa. Abantu bamwe bamucaga intege bamubwira ko atazigera aba umuhanzi ukomeye kuko bamubwiraga ko ibyo kuririmba atari impano ye. Ariko we yakomeje gukora no kunoza impano ye kuko yizeraga ko umunsi umwe azabona amahirwe yo kumenyekana. Ni nako byaje kugenda. Nyuma y'igihe kinini akora imiziki akayiyumvira, indirimbo ze zatangiye gukundwa cyane muri Tanzania no mu bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Uko izina rye ryagendaga rimenyekana niko yabonaga amafaranga menshi aturutse mu bitaramo, kwamamaza ibicuruzwa ndetse no ku mbuga zicururizwaho imiziki. Nyuma yaje gutangiza inzu itunganya umuziki ayita Wasafi. Iyi nzu yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere abandi bahanzi bakomeye ndetse imubera isoko ikomeye y'inyungu. Nyuma yaje no gushora imari mu itangazamakuru. Uyu munsi Diamond Platnumz afite amazu ahenze hirya no hino ku isi, imodoka zihenze n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi. Afatwa nk'umwe mu bahanzi bafite umutungo munini muri Afurika. Inkuru ye yerekana ko umuntu ashobora gutangirira hasi cyane, nta mafaranga afite ndetse n'amahirwe ari make cyane, ariko akagera kure cyane binyuze mu kwihangana, gukora cyane no kutava ku ntego. Iyi nkuru ya Diamond ayisangiye n'abandi bantu benshi, ndetse birashoboka ko nawe muri quartier utuyemo uzi umuntu wahoze ari umukene cyane ndetse wavukiye mu muryango ukennye, ariko uyu munsi akaba ari umwe mu babosi muturanye. Umuntu uvukira mu muryango ukennye cyane abigenza ate ngo nyuma azahinduke umukire ko nta gishoro cyangwa amahirwe aba afite byo kugera kure? Mu kwibaza icyo kibazo nakusanyije ibitekerezo by'abanditsi b'abahanga na bamwe mu baturutse kure bakagera kure muri ubu buzima, byerekana ibintu bitandatu umuntu wese wavukiye mu muryango ukennye ashobora gukora nyuma y'igihe runaka inkuru yikabarwa nk'iyi ya Diamond Platnumz hakaba umukire. Ni ibintu nkwifuriza kumva kugeza ku kintu cya gatandatu, kuko ushobora gusanga aricyo cyahindura ubuzima bwawe. Ntiwibagirwe kandi gukora subscribe niba ukunda ibiganiro byagufasha guhindura ubuzima bwawe no kugera ku iterambere. Ese ujya wibaza impamvu umuntu umwe avukira mu muryango ukennye agakurira mu buzima bugoye, rimwe na rimwe akabura amafaranga y'ishuri bigatuma ataniga neza, akabura ibyo kurya bihagije, ariko nyuma y'imyaka runaka ugasanga afite ibikorwa bikomeye, afite amafaranga kandi ubuzima bwe bwarahindutse burundu? Mu gihe undi muntu wavukiye mu buzima nk'ubwo cyangwa se ndetse buruta ubwo ngubwo hakomeza kubaho ubuzima bwo guhangana n'ibibazo umunsi ku wundi. Abantu benshi batekereza ko ubukire buturuka ku mahirwe. Hari n'abavuga ko umuntu akira kubera ko yavukiye mu muryango ukize. Abandi bakavuga ko amafaranga hari ay'abantu bafitanye amasano bakagenda bayahererekanya, cyangwa abantu bagize amahirwe adasanzwe mu buzima. Oprah Winfrey yavukiye mu muryango ukennye cyane. Mu bwana bwe yabaye mu buzima bugoye cyane, ku buryo rimwe na rimwe yabaga adafite n'inkweto zo kwambara, akajya ku ishuri yambaye ibirenge. Ubu ni umwe mu bahanzi b'ibihe byose isi yatunze, ndetse akaba n'umwe mu bantu bakijwe bidasanzwe no gukora umuziki. Iyo usesenguye ubuzima bw'aba bantu bava kure bakagera kuri byinshi muri ubu buzima, usanga hari ibintu bose bahuriyeho. Ntabwo ari uko bose bize amashuri amwe, ntabwo ari uko bose bavukiye ahantu hamwe, ntabwo ari uko bose bafite impano zimwe cyangwa zidasanzwe. Icyo bahuriyeho ni amahame y'imitekerereze n'imyitwarire yabafashije kuva aho bari bari bakagera aho bifuzaga kugera. Kandi ayo mahame ntabwo agenewe abakire gusa, ntabwo agenewe abanyamahanga gusa, ntabwo agenewe abantu bafite amahirwe menshi, ahubwo ni amahame umuntu wese ashobora gukurikiza ndetse akagera kuri byinshi abantu benshi bifuza kugeraho. Muri iyi video tugiye kureba ibintu by'ingenzi abantu benshi bavukiye mu bukene bakoze bikabafasha kugera ku bukire uyu munsi. Nukomeza kubana natwe kugeza ku musozo, ushobora gusanga ikibazo atari uko udafite amafaranga,
ahubwo ikibazo ari amahame yakugeza kure utamenye cyangwa wirengagije nkana. Ikintu cya mbere abantu bavukiye mu bukene bakoze kikabagira abakire ni ukwita ku buzima bwabo. Iyo umuntu yavukiye mu muryango ukennye ashobora gutekereza ko ikibazo gikomeye afite gishobora kumubuza gutera imbere ari ukubura amafaranga cyangwa igishoro, ariko akenshi ikibazo cya mbere kiba ari ukubura ubuzima bwiza. Impamvu ni uko ubuzima ari bwo shingiro ry'ibindi byose umuntu yifuza kugeraho. Iyo umuntu afite ubuzima bwiza abasha gukora cyane, kwiga neza, gutekereza neza no gufata imyanzuro myiza. Ariko iyo ahora arwaye, ananiwe cyangwa adafite imbaraga, biragorana ko yakoresha neza amahirwe yose abonye. Niyo mpamvu bavuga ko ubuzima ari umutungo wa mbere umuntu yagira. Ibintu nko kurya indyo iboneye uko bishoboka, gukora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi ahagije, gusinzira neza no kwirinda ingeso zangiza ubuzima nk'itabi, ibiyobyabwenge cyangwa kunywa inzoga birenze urugero, nicyo kintu cya mbere wakwitaho niba ushaka gutera imbere. Tekereza ku bantu babiri bafite amahirwe amwe angana. Umwe yita ku buzima bwe, undi ntabikore. Nyuma y'imyaka mike, wa muntu wita ku buzima bwe ashobora kuba afite imbaraga zo gukora amasaha menshi, kwiga ibintu bishya no gukoresha amahirwe abona neza. Undi we ashobora kuba ahora arwaye, amafaranga ye menshi akajya mu miti n'ubuvuzi. Nubwo bombi batangiriye ku mahirwe angana, amaherezo ubuzima bwabo bushobora kuba butandukanye cyane. Ubuzima bwiza kandi bugufasha gutekereza gahunda z'igihe kirekire. Ku muntu wavukiye mu bukene, kwita ku buzima ni intambwe ya mbere kuko ari ituma ashobora gutera izindi ntambwe zose zisigaye. Nta bucuruzi, nta kazi, nta mashuri cyangwa inzozi bishobora kugenda neza mu gihe ubuzima bwawe buri mu kaga. Iyo urinze ubuzima bwawe, uba urinze ubushobozi bwawe bwo kubona amafaranga no kuzabaho neza ejo hazaza. Niyo mpamvu umuntu ushaka kuva mu bukene akwiriye kubanza kwita ku buzima bwe. Ubuzima bwiza ntabwo buhita bukugira umukire ako kanya, ariko butuma ushobora gukora ibintu byinshi bishobora kukugeza ku bukire. Ikintu cya kabiri umuntu wavukiye mu muryango ukennye ashobora gukora kikamugira umukire ni uko afata uburezi n'ubumenyi nk'igikoresho cyangwa intwaro. Hari ikintu kimwe abakene benshi n'abakire benshi batandukaniyeho. Abakene benshi babona kwiga nk'ikintu bagomba gukora bikarangira bakikomereza ibindi, ariko abakire babona kwiga nk'ikintu cyabahindura. Iyo umuntu yavukiye mu bukene, mu ntangiriro amafaranga abona aba make cyangwa se nayo ntayabone. Ibyo si ibanga. Ariko ikibazo gikomeye ntabwo kiba ari ukubura amafaranga. Ikibazo gikomeye kiba ari ukubura amakuru, kubura ubumenyi cyangwa kubura uburyo bwo kubona amahirwe abandi babona. Abantu benshi bakomeje kwizera ko kwiga birangirira mu ishuri. Nyamara ukuri nuko ishuri rya nyaryo ritangira iyo umuntu arangije kwiga. Abantu benshi bahindutse abakire baturutse mu bukene, bagize akamenyero ko kwiga buri munsi. Basomaga ibitabo, bumvaga ibiganiro birimo inyigisho nk'iki, bigiraga ku bantu babarusha iterambere, bigaga ubucuruzi, bakiga amafaranga, bakiga uko isi ikora. Bumvaga ko iyo umuntu ahinduye ibiri mu mutwe we, ubuzima bwe butangira guhinduka. Nta muntu ushobora kubona amahirwe adafite ubushobozi bwo kuyamenya. Nta muntu ushobora kubona ubukire adafite ubushobozi bwo kubucunga. Niyo mpamvu umuntu ushaka kuva mu bukene agomba kubanza gushora imari mu mutwe we mbere yo gushora amafaranga muri business, kubera ko iyo ubwenge bwawe bukize, amafaranga araza nyuma. Iyo ubwenge bwawe bukennye, niyo amafaranga aje ashira utazi uko bigenze. Abantu benshi bahora bashaka amafaranga, ariko abakire babanza gushaka ubumenyi, kuko bazi ko ubumenyi aribwo butanga amafaranga. Ikintu cya gatatu umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora kikamugira umukire ni ugufata inshingano z'ubuzima bwe. Ikintu gikomeye cyatandukanya abakire n'abakene ni uburyo basobanurira ibibabaho. Iyo umukene ahuye n'ikibazo, akenshi ashaka uwagishinja. Ati ni leta, ati ni ababyeyi banjye, ni igihugu, nta mahirwe make nagize, ni inshuti cyangwa amateka mabi. Ariko abantu bavuye mu bukene bakagera kure bafite ikintu kimwe bahuriyeho: bemeye inshingano z'ubuzima bwabo. Ntabwo bivuze ko ibibazo byabo byari bike cyangwa byari ntabyo, ntabwo bivuze ko ubuzima bwabo bwari bworoshye, ahubwo bemeye ko nubwo ibibazo bitabaturutseho, ibisubizo byabo ari bo bireba. Iyo umuntu atangiye kwakira inshingano z'ubuzima bwe, atangira gushaka ibisubizo aho gushaka impamvu. Atangira kwibaza ati nakora iki, mu mwanya wo kuvuga ati kuki byambayeho, cyangwa ati kuki ari njye byabayeho. Iyo mitekerereze yonyine ishobora guhindura ubuzima bw'umuntu nubwo atahita abimenya, kubera ko igihe kinini abantu bagitakaza bavuga ibyo badafite, mu gihe abakira bo bagikoresha bubaka ibyo bifuza. Ikintu cya kane umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora kikamugira umukire ni ukubaka ubushobozi bwo kubyara agaciro. Hari abantu batekereza ko amafaranga akurikira amahirwe, nyamara amafaranga akurikira agaciro. Iyo ushoboye gukemura ikibazo cy'abantu benshi, amafaranga aragukurikira. Iyo ushoboye gutanga serivisi ikenewe, amafaranga aragukurikira.
Iyo ushoboye gukora ibintu abantu benshi bakeneye, amafaranga kureba icyoroshye. Abantu benshi bavukiye mu bukene bateye intambwe ikomeye igihe bahagarikaga kugurisha igihe cyabo gusa. Batangiye kubaka ubushobozi bwo kugurisha, ubushobozi bwo kuvugana n'abantu, ubumenyi bwo kuyobora, kwiga imyuga runaka. Muri iki gihe umuntu ushobora gukora ibintu abantu bake bashoboye gukora aba afite amahirwe menshi yo kubona amafaranga menshi. Niyo mpamvu igihe cyawe kinini cyakagombye kujya mu kwiyungura ubumenyi bushya, kubera ko amafaranga yawe azajya akura uko ubushobozi bwawe bukura. Ikintu cya gatanu umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora kikamugira umukire ni ugutekereza gahunda z'igihe kirekire. Kimwe mu bintu byangiza abantu benshi ni ugushaka ibisubizo byihuse. Abantu benshi bashaka gukira mu kwezi kumwe, kandi ibi ntibishoboka. Bashaka business ibaha amafaranga ako kanya. Bashaka guhindura ubuzima bwabo mu minsi mike ishoboka. Ariko abantu benshi bakize baturutse mu bukene batekerezaga imyaka aho gutekereza iminsi cyangwa amezi. Bari bazi ko imbuto itewe uyu munsi igenda yera buhoro buhoro, idahita yera ejo. Bari bazi ko ubukire nyabwo bwubakwa gahoro gahoro. Bari bazi ko ubukire atari tombora. Bari bazi ko ubukire butaboneka mu buryo bw'amayobera. Iyo abantu batekereza batyo, bubakwa n'ibyemezo bito bifatwa buri munsi. Umunsi umwe usoma igitabo, undi munsi ukiga ubumenyi bushya, undi munsi ugatangira kuzigama amafaranga, undi munsi ugahura n'umuntu mushya uzakugirira akamaro. Ibyo byose biba bisa nk'ibintu bito, ariko imyaka igashira ugasanga byahinduye ubuzima bwawe. Abantu benshi bananirwa kubera ko badashobora gutekereza ibintu by'igihe kirekire. Abenshi batsinda kubera ko bazi imbaraga z'igihe kirekire. Ikintu cya gatandatu umuntu wavukiye mu muryango ukennye akora kimugira umukire ni ugushora imari mu bintu bimwinjiriza amafaranga. Abantu benshi iyo babonye amafaranga yabo ya mbere bahita bashaka ibintu byinshi byo kwerekana ko bafite amafaranga. Telefone nshya, imyenda mishya, ibintu byo kwishimisha, kujya mu birori n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu biba ikibazo cyane igihe biba ari byo byonyine umuntu atekerezaho. Abantu benshi bavuye mu bukene bakagera kure mu bukire bakoze ikintu gitandukanye. Amafaranga yabo ya mbere bayashoye mu bintu bibyara andi, business, kwiga ubumenyi, ibikoresho by'akazi n'ibindi nk'ibyo, kuko bumvaga neza ko amafaranga agomba kubanza gukorera andi mbere y'uko atangira gukoreshwa. Iyo amafaranga yawe atangiye kubyara andi, uba utangiye kubaka ubukire. Iyo amafaranga yose yakoresha, uba ukomeje kuzenguruka mu ruziga rudafite aho ruzakugeza. Abakire bubaka assets cyangwa umutungo ukomeza kubinjiriza amafaranga. Abakene benshi bo bubaka expenses, ibibatwara amafaranga. Iyo usobanukiye iryo tandukaniro, uba utangiye urugendo rwo guhindura ubuzima bwawe. Kuvukira mu bukene ntabwo ari amakosa yawe, ariko gupfa ukennye ni amakosa yawe. Hari abantu benshi bavukiye mu bukene bukabije kurusha ubwawe. Hari ababuze amahirwe menshi ugereranyije nawe. Hari abahuye n'ibibazo bikomeye kurusha ibyo wahuye nabyo, ariko ibyo ntibyababujije kugera kure mu buzima, kubera ko bahinduye amahame bagenderaho, bize ibintu bishya buri munsi, bemera inshingano z'ubuzima bwabo, bubaka ubushobozi bufite agaciro, batekereza gahunda z'igihe kirekire, kandi bashora imari mu bintu bibyara andi mafaranga. Ibyo bintu iyo ubikoze bibyara ibitangaza, nubwo ibyo bitangaza udashobora kubibona mu ijoro rimwe. Ariko iyo ubikomeje ukabikora igihe gihagije, bishobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo utigeze utekereza. Niba ushaka kuva aho uri ukagera aho ushaka kuba, tangirira ku kintu kimwe muri ibi bintu tumaze kuvuga, kuko ejo hazaza hawe hatangirira ku cyemezo ufata uyu munsi. Kandi akenshi ubukire ntibutangirira kuri konti ya banki yawe, ahubwo buzatangirira mu mitekerereze yawe no kwemera kuyihindura. Naha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ukunda ibiganiro byacu, ibyiza ni uko wakora subscribe kugira ngo utazagicikwa.